ako buriya murangendaho navuze ngo barimo jihad ndakugenda usurikira ndakugenda uri imodoka ndakugenda uri igiki ariko bagira ngo mwagambanye kuza kunyicira space kwica iyi live kugira ngo yerekana mbe nanavuyeho shureka niba uvuyeho nanjye ndavaho je nyagukubwa n'umuronya gukubitwa n'inkuba itagira amazi wowe karara ugenda wowe karara uganya we wajya uhabana nawe yagiye kukumanura TikTok universe ariko biraza mu kanya nabona yamaze kwashinga ibirenge ubu nkuye muri mudu umva yerekana igira ariko Jay uramuzi ko atari hano we agose buri wazamaye basi tukareba ko utari byo Jay ngiye kukumanura mu rungano gahabwa ivuno borozi gahambe Jay ngiye kukumanura kuko ufite manura ishyano kandi ntabwo ari byo sibyo no birambabaje man ngiye uzi ikintu kiba kimbabaje nuko ibi bintu uno mwana w'umuhungu abari mara Jay urabona ukuri kw'Imana ubu nandukishije ukanambikishiriza ariko nange ntimukazamurika ndi kureba abantu bafunzwe uyu mwana akagomeza akora bino bintu none ari kubikorera live yaragiye agatanga ikirego muri polisi ngiye numva agahinda ku mutima mureke tugiye Jay ndagusabye basi for once siko bimeze let's stay focused siko bimeze dufocusing no mu byindi ariko cyo urashobotse nago nongera nyine nase kuba mututsaga tusikamwe k'ikibyindi nibyo bintu nago nongera nose tesha wazamaye tesha ntumusubize please mureke dufokasinge ku kintu rero icyo turi kwibaza ni iki ngiki siko bimeze aya masaha nubwo dushaka kubishyiramo komedi ko ntabwo ngenera kubyemera ko bishyiramo komedi aya masaha ntabwo kubyitegereza mureke ibintu birababaje sibyo first of all reka twemere ko uyu mukobwa cyangwa aba bakobwa baba babyumvikanyeho nawe ariko mwibuka ko aba bakobwa baba bafite imiryango bakomokamo itabona aho ikwiza amaso nyuma y'uyu mwana umaze kujya ku karubanda icyo ni kimwe ikindi cya kabiri ni ukubera iki nyir'ubwite aya masaha turabona ko noneho nyir'ubwite ari wabyifatiye live yishimye akabifata keretse ni muze kunsobanurira live abantu mu streaming hano mufite na YouTube ni ryari ikintu ni ryari video iba yagiye live yes sir Godfather wenda kumva yamana ari kumamagara ndaje numve okay ugaruka uvuga ibyo akubwiye abwo yagaruka aragiye kugenda ari bishobora kuba biri confidential mwana urimo kunyumva icyo ndi kuvuga icyo turi kuvuga ni iki icyo ndi no gusaba ni iki ngiki mwe abantu urimo kunyumva icyo turi kuvuga ni iki niba uyu yampano tuzi ko hari abantu bafunzwe urimo kunyumva kubera ibintu bisa n'ibingibi yakoze ejo bundi kuwa mbere twasabye inzego niza kumva ibi bintu bohereze ribu kuri ntuza kwa bampora iki mu Busanza siko mumbwiye dore ngibi ni bohereze inzego kwa bampora iki baje kuri reception yampano kwa mbere afashe umwana w'umukobwa nibwo yafashe aya mashusho ari naked y'umwana w'umukobwa yambaye ubusa n'ubwambure bwe akimara kumugeza mu byumba yafashe telefone amushyira on streaming ara streaming ahamagara umuntu umwe ku wundi agenda ahamagara abantu yerekana ubwambure bw'uyu mwana w'umukobwa ibi ngibi tubyihorere tubirenza amaso duceceke ariko bambi namaze wabusanga tubibuze kuza ahangaha ngo tunyure iruhande sinzi impamvu ngo mu Rwanda dufite abafeministe ariko niba umuntu ashobora gufata igitsina gore akakigira umwanda on this level urimo kumva akagira umwana ntabwo ngo dufata ngiye mfite amashusho gusa udufata ngo mpubuka ibi ni ibintu biteye agahinda ariko noneho niba umuntu ashobora kumva ko gufata amashusho tagize icyaha ako se nanone ndireka nongere nibaze nese ku buryo abantu bashobora kumwoshya ngo kuri OnlyFans nawe akabyemera nyine akajya shyiraho ibyo bintu akajya se gukora ibyo bintu ari ibyo agenda yavuga ngo kuri OnlyFans ngo hari amafaranga ibyo bintu by'urukozasoni abizi neza ko ari mu gihugu bitemewe abizi neza ko ari mu gihugu ibyo bintu nibibonwa bikabonwa akirimo azabibazwa no ikintu kibabaje urimo kunyumva ikintu kibabaje n'uburyo ibintu ahangaha ibintu bihamagamba ariko n'izina ry'Imana nzajya live kuva kwa mbere kugera kuwa mbere so cyangwa okay nta tegeko dufite rihana abantu bafasha amavideo none se kuyunguye yafasha none se kuyafata ni kimwe no kwabika muri telefone kujya live byo turabyita iki itegeko rivuga iki kujya live uri ufata ubwambure bw'undi muntu ukabushyira hano kwa rubanda ibi ngibi turabyita iki so kujya live hahanwa ndi none kujya live hahanwa ndi kujya live
bihahanwa nde, bazamenya bavuga ngo bagiye guhamagaza nde, Turabaza. kari live Ego. umuntu wese yemerewe kubireba. kujya live, iyo umuntu agiye live agafata telefone akahuriza hamwe umuntu urenze umwe muri icyo gikorwa, ndavuga uruhame, niba tubizi neza mu ruhame nk'uko umuvugizi wa RIB yabidusobanuriye, ni igihe urimo kunyumva ikintu kiba cyarebwe n'abantu barenze umwe, ni rwo ruhamwe. Uruhame ni igihe ikintu kiba cyakorebwe n'abantu barenze umwe. Ibi ni ibintu yatwibwiriye kuri space igenda na hostinze. Brian wari uhari urabyibuka mu myaka yashize. Rebera aba bantu we ngo niba koko Yamano yarabikoze ngo yaragambaniwe, ariko aba bari kumva icyo ikigoryi. Umuntu wagambaniwe ubu ni ukugambanirwa gutya, murebe ngizi video, dore ngiyi. Uyu si ya mpano aha nejo bundi kuwa mbere muri hoteli mu Busanza kwa Bamporiki. Clearly aha ni kuwa mbere kwa Bamporiki mu Busanza. Aha niho yafashe, yari yishimye, umva streaming ahamagara mu Bubirigi, akavamo mu Bubirigi avuga ati noneho murebe uwo mfite, agahindukiza kamera, umwana n'ubwambare bwose akerekana abo bantu, akerekana ibyo bintu. ariko rero Godfather buretse nkubwire, njye nkurikije Yamano tubonana ukuntu nabonaga nyine ari kumbwira ati se Brian, ntago nta muntu, twese nta muntu utagira utuntu muri telefone, kandi kuko nanjye nkumva ibyo bintu nibyo. Ati rero kuba umuntu yaza akafata telefone yanjye, kandi urabona nkanjye telefone yanjye Tesha nyine afiteho all access, urukumva ya ahantu hose ajyamo, yaba ari iyo muri my own eyes, muri my eyes on, muri hidden, nyine ibintu byanjye byo utuntu twanjye twose ko muri phone Tesha tujyamo. Ubwo ntumutanze, Buretse nyine mbikubwiye, ubwo ni telefone yawe nibinyerera ntituzajya dutekereza ko uyu ngo ari wari ntabwo bizanyerera. na nyine njye ndi kugusobanurira Godfather icyo ndi kukubwira. Urumva nyine icyo uno mwana yavugaga, yaravugaga ati niba umushuti wanjye twagendanaga nawe ufite email yanjye, ufite access kuri email yanjye, ushobora kujyamo, ushobora kunsubiriza message zo kuri email, kuba yafata ikintu muri telefone, kuko nanjye ndabyumva ndavuga, ariko rero yaba ari umwana mubi. Nyine ngerageza kumubaza se uri gutekereza ko yabitewe n'iki, nyine nawe adusobanurira nyine ubuzima bwabo buri prive, nyine atekereza ko yaba ariyo mpamvu yabikoze. Ariko se nanone nkongera nkibaza, ibyo birabaye umuntu akuyemo telefone ibi, none ikintu gitangaje, ibintu biracyari bishyashya, biracyari bibisi, nibwo abantu bakibamanura imageragere. Ni ukuvuga ngo mu matwi y'abantu ibyo bintu biracyarimo. Reka tubyite ko wenda yavuganaga n'inshuti ziwe, atatekerezaga yuko bashobora gukora screen recording kuri izo call video bari gukorana. Nta n'ubwoba, nta n'ubwo ashobora no kugira amakenga, avuga ati umuntu wenda wankoreye ibi bintu bwa mbere, man, yari best friend wanjye, noneho ubungubu uyu muntu wundi we duhuje ubungubu turi kuvugana ubungubu, wenda kuko duriye mu Bubirigi ejo bundi, cyangwa se twamenye ejo bundi, ndamwizera bingana iki ku buryo adashobora gukora kuri kodinga ibi bintu turi kuvuga. None se hehe utambwira ko iyi ngiyi ari indwara, ahubwo uko tuba turi kuvuga umuntu tukaguma tuvuga umuntu ngo yakoze ibintu, ahubwo ugasanga muri we ni ukuri ntabwo ari we icyo bintu, siwe ntabwo ari we, siwe either ni indwara afite, kandi nabyo birashoboka. Hari umuntu ushobora kugira indwara yo kumva yuko niba buri mukobwa wese babonanye agomba gufata iyo bikode, niba buri mukobwa wese agomba, cyangwa se ibyo ndite shabwa ngo kutigirira icyizere, ukavuga ati ngiye nzajya nereka abaji banjye ko iki cyana narakiriye, ibintu bimeze gutyo. Ugasanga umuntu ntago muri we ameze neza, noneho byajyanze. Ahubwo nkibaza ngo abantu babishinzwe niba koko ibyo bintu bikiri mu iperereza, nk'uko uyu mugabo ejo bundi yagiye mu mujyi akamenagura imodoka z'abantu, akakora ibintu biri nasita, agakora ibintu bibi, bakamufata bakamujyana kwa muganga, ntibajye kumufunga, bakajya kumufata bakamutwara kwa muganga, kuko bamugeza kwa muganga bagasanga umuntu